Turabasuhuje mwese abakunzi ba Buryohe TV aho muri hose kuri isi. Abari ku mugabane wa Amerika muzi ko irimo ya ruguru n'iyepfo, tuzi ko mwese mudukurikira. Abari ku mugabane w'i Burayi mwese tuzi ko muri inshuti z'akadahemuka. Abari ku mugabane wa Oceania n'abari ku mugabane wa Aziya mwese turabasuhuje nk'abakunzi ba Buryohe TV. By'umwihariko ku mugabane wa Afurika ari naho duherereye mu gihugu cy'u Rwanda, uzi ko wese ari ku mugabane wa Afurika, big up. Tubahaye ikaze mwese kuri Buryohe TV. Hari umukunzi wacu wanditse muri comment avuga ati nyamuna natwe abo muri Oman, mu gihugu cya Oman, ati mujye mutwibuka. Ndakwibutse uri mu gihugu cya Oman, rwose turagukunda natwe, kuko niba ufashe umwanya ukandika muri comment kuri video Buryohe TV yasohoye, ni ukuvuga uba uri akadahemuka kuri Buryohe TV. Imana ibanye nawe. Bakunzi ba Buryohe TV rero, mbere yuko wenda dutangira episode y'uyu munsi, nyamuna wowe utarakora subscribe, uyu ni wo mwanya. Turabizi neza ko hari igihe mukurikira ibiganiro na mutarayikora subscribe cyangwa mutarayikanda. Ibyo mbibonera muri settings za YouTube channel yanjye, igaragaza abarebye ikiganiro bakoze subscribe n'umubare uyu n'uyu, abatarayikoze bakirebye n'umubare uyu n'uyu. Ikibabaje giteye n'agahinda nuko abenshi n'abareba ibiganiro byacu bya BTV batarakanda subscribe. Rero uyu mwanya ngiye kuguha isegonda rimwe kugira ngo nawe duhe iyo mpano, uduhe iyo gift, kandi turagushimira pe. Ngaho utarayikanda mbere yuko dutangira episode y'uyu munsi, guha isegonda ukande subscribe. Ndagushimiye wowe uyikanze, Imana iguhe imigisha. Twagiye bakunzi ba Buryohe TV, muri kubona umutumirwa kuri kamera za Buryohe TV. Abakurikira Buryohe TV ndibwira ntago ari ubwa mbere baba bamubonye, kuko ndibwira ubu n'ubwa gatatu aje kuri kamera za Buryohe TV. Ariko ntago ndi bumuvuge, reka banze yivuge uwo ari we, kugira ngo muganire n'umuntu mwamaze kumenya. Turagusuhuje mutumirwa kuri Buryohe TV. Murakoze cyane. Ibwira abakunzi ba Buryohe TV. Ndikumva nkuko wabivuze atari ubwa mbere, ni inshuro ya gatatu nje kuri kamera za Buryohe TV. Yego. Ndabakunda cyane, ndi umufana wanyu w'imbere. Amazina yanjye rero ntabatindiye, nitwa Ingabire Susan. Yego. Ndi umumama. Yego. Nishimiye kongera kubana namwe. Amen. Uri umumama w'abana bangahe? Mwana umwe. W'imyaka 12. Leta idushishikariza kubyara abo dushoboye kurera. Ubuzakurikiza ryari? Ubuzakurikiza ryari? Umunsi nabonye ubushobozi bwo kurera undi wa kabiri, ndacyafite ubushobozi bwo kurera umwe. Amen. Ariko se icyo nibaza, ndi kukureba ngira ngo namwe bakunzi ba Buryohe TV muba muzi imbere mu biganiro byahise kuri Buryohe TV, hari abamuzi. Ngiye mu byo ndi kukubona ubu, isura ufite n'imyaka nzi ufite, umva mu bantu bataranitse urimo. Uri umukecuru. Ariko icyo ndi kwibaza, uburyo nakubonaga mbere numvaga kuri bungereho, mbona ufite iminkanyari, mbona umeze nk'agakecuru. None ko mbona ari bwo ufite uruhu rwiza, umeze nk'umwana wanjye w'imyaka 5, bite? Ni iki ukoresha? Mwakoze cyane. Ngo ibanga nta rindi, nukumenya kurya neza. Okay. Ngo hari abadamu benshi babumva ko ngo gusa neza no kuba muto n'iki ngo bashaka kubikesha amavuta. Ariko buryo ubwiza baraburya, ntago babwisiga.
iryo rero niryo banga nakoresheje rindinda gusaza imburagihe ndabura amezi make ngo ngire imyaka 40 yabaye. Nagiye mbona muri comment za Buryohe TV abantu twiganye bagiye bavuga ati Suzana Stone, nyine mfite amazina menshi mujye mwihangana biterwa nawe ugeze mutoto wa sultani. Ubwo rero hari nabo duhura bakambwira ati Suza kubera tutajya usaza. Habwa ati rero ibanga ntarindi. None se abandi ntibarya? Niba uvuga ngo ubwiza buva mu kurya, abandi ntibarya? Bararya ariko biterwa n'ibyo urya. Nyine tubwira ibyo biryo urya. Ibiryo ndya rero nuvuga ngo hari ibiryo byitwa inyunganiramirire byongera kuri byo kurya wariye ariko bikaza bibyunganira. Nk'uko uva koga warangiza ukaza ukisiga amavuta, niko uba ugomba no kurya warangiza ukaza ugafata icyo bita inyunganiramirire. Ndabaha nk'urugero hano. Wanabizanye? Nabizanye. Urumva abakunzi ba Buryohe TV ndabazirikana cyane. Na mama Buryohe hano hari akantu namuzaniye. Wambaye ndabona wazanye ibintu byinshi. Azanye ibintu byinshi. Murebe abakunzi ba Buryohe TV. Amapakeji y'abagabo, yanditsemo kofi y'abagore. Yego. Kumva ibintu bituma abagabo nyine bakomeza kugira imbaraga. Bagira nakunze ukuntu mwigisha ibintu by'imyororokere. Buriya mujye mubwira abagabo ko kugira imbaraga mu buzima busanzwe ndetse no mu mubiri no mu buriri no mu buriri bidaturuka ku bakoze gym cyangwa ibindi. Kuvuga ugomba kurya ukarya neza, ukarya indyo yuzuye ibirinda kurwara. Ubwo rero hano ndi kuvuga ibirinda gusaza imburagihe. Iyi ngiyi bayita Maharani, umwamikazi w'abagore. Njye ndabonaga ari amakaroni batuzaniye. Ni amakaroni. Bayita Maharani, ifasha abagore kudasaza imburagihe. Mbese akagira uruhu nk'urwo ngurwo rwawe. Agira uruhu rwiza ugasa neza. Iryo banga wakoresheje? N'akagakofi. Abahanga ubundi ibintu by'ibyayi. Iyo kofi ni y'abagabo se ko ari yo nzi? Y'abadamu. Kumbi n'abadamu bagira kofi? Bagira kofi yabo. Iyi ngiyi uyinyweye wowe wahita ujya mu mihango. Yambaye. Mutazabyitiranya abakunzi ba Buryohe TV ugasanga uri umugabo unyoye y'abagore. Umuntu ufite nyababyeyi akoresha ino Fatima Coffee. Hanyuma umuntu ufite igitsina cy'abagabo agakoresha ino bitandukaniye zitwereke zombi zitandukanyije kugira ngo batazajya mu mihango ari abagabo. Akangaka bakita Fatima. Fatima. Nakabadamu. Bakitiriye umudamu witwaga Fatima kuko bamukoreyeho igerageza, ariko nayo nzabwira bosi ashaka ukuntu nanjye azagira iyo anyitirira. Iy'abagabo yitwa gute? Abagore ngo yitwa Fatima, noneho iy'abagabo iy'abagabo ikitwa Maka Powder. Maka Powder. Tonkati hari Maka Powder. Mu magambo make twihuse imarira iki umugabo iyo ngiyo? Iyi ngiyi rero irinda stress z'abagabo baba zitewe n'abagore n'iki cyangwa n'akazi n'ibindi byinshi bitandukanye. Hanyuma igafasha no mu gikorwa cyo kugira gute gutera akabariro. Agapackaging rero k'abagabo nkuko ntazanye agapackaging hano k'abagore. Hanyuma iyo ni rusange ni vitamine umuntu wese ashobora gukenera kuko nimba uzi kurya imboga kuko umuntu ashobora ibiro imboga ku munsi. Nimba uzi kutabirya menya ngo tayari wamaze kurwara. Rero uba ukeneye kugira ngo ubone intungamubiri utafashe muri bya byo kurya wariye. Ikumva ari ibyo ngibyo. Aho nkuru bwiza se sinabonye. Ariko icyo cy'abagore ufite banze ngire kimumara icyo abagabo wakivuze. Aka rero gatuma nako karinda gusaza imburagihe. Yego. Karangiza kakarinda na ya minkanyari wahoze uvuga. Yego. Ikindi kintu gafasha ni epfiriya mu majyepfo. Mu gitsina cy'umugore. Mu gitsina cy'umugore. Bivuze ngo no mu gitsina cyawe uruzuye. Kutuma uri mu mibonano.
kagafasha kugira santima ku buryo ibintu bigenda neza hakabobera hanyuma kano nako kakaza karinda ama infection vaginale bya bibazo abagore bagira mu gitsina mu ndani kwishimagura kuryaryata uswara igihe uba uri nk'ahantu mu isoko ukabona umudamu agize gutya ari munyamuntu yinjijemo gutya yigosha ibyo bibazo rero byose kano karabirinda kanakizana bya bintu by'imyeru abagore bakunze kugira wow kumva rero mwabibonye aho byose abanzi baranzi kabibereke neza dore rwose ariko se ubundi wahise uvugana nimero zawe kugira ngo abagukeneye bakeneye zikodiye muri kubona nyamuna yaba abagabo yaba abagore kugira ngo mujye muhitamo mubona azibagezeho ngaho babwire nimero yawe ariko nimumuterete ndabazi abasore n'abagabo bagira za kabamba nimero yanjye ni 078 yego 67 yego 78 yego 9 yego 08 iri no kuri WhatsApp ubwo utayumvishe neza asubiza inyuma araza kongera yumve yego abakozi ba Buryohe TV rero ubwo Suzanne arabibwiye mutoto wa Sultan anaberetse ibikorwa bye mpamya ko nta utabikeneye uri muri iki kiganiro upfa kuba ufite inyubahiro ufite n'icyubahiro yego sibyo urabikenera ukeneye n'ubwo bwiza nkuko mumubona ameze aburiye muri kamera za Buryohe TV ubwo rero hasigaye nahanyu topic y'uyu munsi rero Suzanne cyangwa mutoto wa Sultan Karame wigeze kutubwira ko wigeze kuganiraho na Sabe Murungi Sabe nyiri Simbi TV ese niki mwaganiriye niki wamushakiraga niki bimeze gute tubwire Murungi Sabe kuba amaze nk'imyaka 12 nimba atari 13 muzi yego kuko muzi akora ku Nyarwanda yakozeho ndabizi ku Nyarwanda rero hari yakoranaga n'umutipe wari sheri wanjye twateretanaga icyo gihe ubwo ni ex wawe ubu ni umu ex wanjye ariko ntabwo ndi bumuvuga izina mwihangane nawe ni umusitari ubwo rero Sabe nibwo namumenye cyakoze wenda we ntago yaranzi ariko naramubonaga iyo najyaga kureba uwo mu ex wanjye nuko rero rimwe sinzi ukuntu urumva nyine hari ukuntu umuntu akura agasubiza ibitekerezo inyuma akavuga ati ariko nk'umuntu umaze kubaka izina umunyamakuru kandi nkaba nsanzwe nari muzi nta kuntu nagenda akamfasha ko nari mfite ikibazo njyewe ntabwo nzi umuryango wo kwa mama ariko ntabwo nzi uwo kwa papa kugira ngo Sabe agufashe yego ko najyaga mbona akora ibiganiro ahuza imiryango yaburanye yego ndavugane nanjye nakwegera wayi atamfashe akamfasha mbese wamushakagaho ubufasha kugira ngo abuhuze n'umuryango wari warabuze yego noneho nashatse nimero ze urumva nyine ko nari nziranye n'abanyamakuru bakoranaga nashatse nimero ze ndamuhamagara arambwira ati nyandikira kuri WhatsApp ndahuze kuri WhatsApp ndamwandikira nyine mugezaho ikibazo mfite uko kimeze mubwira ko nshaka kwama ikiganiro nkamubwira wenda amateka yanjye nkavuga amateka yanjye hanyuma bakurikiye TV wenda byamfasha kuba nabona umuryango kugira ngo ubone umuryango kwa papa wawe wari warabuze yaranshubije arambwira ati bimeze gute ati mfata rekodi unyoherereze umbwire uko bimeze rekodi ya WhatsApp ndayifata ndayimwoherereza ndamubwira mama yambyariye iwabo ariko papa ntago muzi ngo yaraje ahurira n'umugabo i Kigali amutera inda ariko kubera ko icyo gihe nta matelefoni yabagaho baraburanye gutyo ubibwira Sabe mu by'ukuri mama yapfuye nkiri mutoya ntabwo yabashije kumbwira papa cyangwa se umuryango wo kwa papa nanjye nabimenye nkuze mbibwiwe na nyogokuru
ambwira ko nawe papa wanjye atamuzi atanazi nuko ibyo byose ariko ubibwira Sabe ngo umwaka ubufasha bwo kumenya umuryango wawe. Sabe ikintu yakoze ntago yigeze ansubiza, yandiye sine. Ndavuga ni buriya ni kwa kundi abantu b'abasitari baba bahuze cyangwa se ari gukoresha n'ibindi biganiro, buriya yabuze uko ansubiza. Ndongera ndamwibutsa ubugira kabiri, ndongera ndamwibutsa ubwa kabiri anjya sine, kandi yarabisomaga ubwa gatatu n'ubwa kane. Ndavuga ese ubu Sabe nsanzwe nzi nabonye isura ye, nimba nkoze bino bintu nakwirirwa nandikira undi munyamakuru ntazi ntaranabona, we noneho yankora ibingana iki? Kuko ibyo bintu byanteye depresiyo kubera Sabe. nkajya ndara ntasinziriye. Ndavuga Sabe komera iyo agiye gutanga ibiganiro kubera iki ajonjora abantu? Kuki aba yumva atafasha abantu bose? kandi urumva ko yamushakiraga ikintu gikomeye kugira ngo disi uzi gukura utazi iso. Umuhungu wese ugutereze bakubwira ngo murasa ugahita wumva ko ari musaza wawe. komera wajya mu muhanda umuntu bakubwiye ngo murasa nawe wabona ko musuka vuti wasanga ari umuvandimwe wanjye. Hahandi njye ko bajya bakunda kumbwira ngo Anita Pendo turasa, navuze ati one day nimbona amafaranga nzashaka ukuntu nakora ikimenyetso Anita Pendo njye kumupimisha ndebe ko tutavukana. Umuntu wese bambwiye ngo turasa, ndavuga ni urabasha gusanga ari umuvandimwe. Ni igikomere nagize. None ndavuga nti rero nta n'undi munyamakuru nakwiteza ko burananga umuntu nyumvira. Ati Sabe twabonye amaso ku yandi nubwo tutaganiriye, wenda birebera azaga kureba wari ex wanjye, niba ankoze ibi ninde natakira wa mugani. Nese numva ko nyine abanyamakuru bose ariko bameze, numva birambabaje. Ngayo nguko nibyo nzi kuri Sabe. None se wowe utekereza kugira ngo akwime ikiganiro yaba yarabitewe n'iki? Ntago mbizi impamvu ni iyi, ntago yigeze nsobanurira impamvu. Ko yaranambwiye ngo nimuhe ngo n'ifoto yanjye ndayimuha. Ambwira se nta n'abantu b'abatante bawe uzi? Ndambwira ntabo nzi pe, ntago mbazi, kuko mbaye mbazi ntaba nzi wenda n'amazina yabo nkajya gushakisha n'aho bavuka, ariko ntabo nzi. Ariko se ko twari tuzi ko Sabe ari umuntu ufasha abantu nk'abo, urumva ni ikintu cyari gikomeye. Ibyo tubwiye muri make ni nabyo wamubwiye muri record. Ubwo byaba byaratewe n'iki kugira ngo yange kukumva koko? None se ikindi nibaze, aho mwajyaga muhurira ku Nyarwanda, nta kuntu mwaba mwaravuganye cyangwa iki, hari akantu mutahuje neza? Icyo gihe bigeze baganira ntabwo tugeze tuganira icyo gihe. Nyine namubonaga nk'umuntu ukoranishije wanjye nkaramusuza bisanzwe, nkeka ko harashobora no kuba atananyibuka kuko urumva ni kera hashize imyaka 13. Ntabwo nkeka ko wenda yaba ari byo yagendeyeho. Ku ifoto byo narayimuhaye, yarayinyatse ndayimuha. Icyo gihe nyine umuhaye iyo record byose umuha ifoto, ako biranga n'ubundi Sabe agumya kwirengagiza. Aranyirengagije, ntiyaguha ubwo bufasha. Birambabaza bituma ntajya no gushakira n'ubufasha. Ko navuze ati nimba Sabe nzi nabonye isura yanyirengagiza gutyo, bivuze ko nandi. Aho niho nari ngiye kukubaza ngira nti ese ubundi Sabe yari we kamara? Nta bandi urumva ko wari ukeneye kumenya umuryango wawe, ukeneye mbese ubufasha bumwe bukomeye ahubwo kugira ngo umenye aho ukomoka kwa papa wawe. Nyuma y'uko Sabe akuriye sini inshuro zirenga 1, 2, 3 atashaka kukumva, kuki wumvaga ko Sabe ari we kampara? Ntari kujya no ku bandi, yewe niyo ujya kuri TVR cyangwa RBA. TVR niko yitwaga mbere. TVR niko yitwaga. Wikanze kujya kunywa TVR. Oya, niko yitwaga mbere, abanyarwanda barabizi. Televiziyo Rwanda. TVR. Na yarugo niko yazagaho kuri ntoza kuri televiziyo hajya mu nguni hejuru. Ariko nyuma byagiye bihinduka.
Okay. nyine ubucyo nari mvuze kuki wumvaga ko Sabin ari we kampara wo gukemura ikibazo cyawe niyo ujya kuri RBA niyo ujya kuri TV10 niba icyo gihe wenda yari iriho niyo ujya kuri TV1 niyo ujya ntabwo ikibazo bifite bakagikemura kucyumvaga ari Sabin ugomba kugikemurira urumva nyine impamvu ni ukubera ikintu cyanteye courage zo kuba navugisha Sabin harimo akantu ko kuba nari munsi amaso ku yandi noneho hakabamo no kuba nari nabonye ikindi kiganiro cyanyespiye cy'abantu b'igisenyi yahuje n'umudamu kumva yahuje n'umuryango ubwo rero ndavuga ati buriya Sabin ni umwexpert mu guhuza imiryango mbese wumva ko ari ugomba kugufasha noneho rero urumva nkoze ibyo ngibyo nahise mvuga reka ndiyore n'ubundi hatagira n'undi munyamakuru mbabaza nk'uko Sabin ambabaje urumva ko Sabin yaguteye igikomere aho ngaho sinzi ko wapfa no kukibagira yari ndibaza yari yamwohereje cyangwa yabonye ifoto yawe idacuruza ntabwo musuri kubona ndi mubi koko ku buryo ifoto yanjye itacuruza ukigaragara uhereye no hasi dore n'agataye ndibaza ko kiragiye yari mwiza namwe murabibona rwose kuko yari akiri na muto murabona ko ameze neza rwose none se haguruka barebe taye yawe neza ariko buryo babone ko utanagize rwose ni iki kidasanzwe sinzi hano sinzi uriya mugabo ntabwo hano ntabwo uyu mugabo ari kugotwa none se Sabin akoresha abagore Sabin yunga imiryango akayisenya agatanga ubwo bufasha kuki we yaba yaramwimye ubufasha kandi ubufasha bwe bwari bukomeye kurusha za ngo yirirwa asenya ngo abagabo batereta abakozi bagira gute kuki yaba yarimye ubufasha umuntu ukeneye kugira ngo abone umuryango we ese ntabwo yaba yaramwimye wuce ahubwo nicyo ngiye kumubaza Suza udufashe utubwize ukuri mu bufasha watse Sabin ntanagufasha akakurya sini kandi ari ubufasha bukomeye ntago yaba arakwatse wuncece kugira ngo abashe kugufasha tubwize ukuri imbere y'abanyarwanda ibyo byari ngombwa tubwize ukuri nyine yego wasanga yenda ari nacyo wazize kandi ikigaragara wari akana kigeye kakiri gato keza nimba afite 40 yego ibura amezi make oya nadusubize ibura amezi make tubwire icyo kintu bigishyushye atabyibagirwa aha urebye yego uwisetse asaka tubwira kwa hari abanyarwanda nimwiyumvire cyareka mbwire abagabo bose baratereta pe yego ariko aho ngaho ntabamubeshyeye ugishkuri bivuze ngo oya birashoboka bivuze ngo Sabin nta wucece yigeza kwaka ntayanyatse byiza cyane bivuze ngo kutagufasha ni kwa ubushake bya bindi abantu bavuga ko Sabin ajonjora noneho nabiha agaciro icyo kintu rero ntago kivuzweho rimwe ntago kivuzweho rimwe rwose nimba uyu mwana w'umukobwa aramwimye ikiganiro ashaka kwibonera ubu se wari yibonye famiye nibyo nari ngiye kumubaza uzi ikindi kibazo nahuye nacyo navuze nimba wenda Sabin ntago nyine wenda navuga ngo niwe munyamakuru gusa ariko nababwiye impamvu ntagiye mu bandi noneho hari uwundi mupapa nawe wagombaga kumpuza n'umuryango wa papa ari yaraviwe na sogokuru wanjye wumve ko ibintu byanteye depression ari byinshi nagiye kwitabaza Sabin mvuye kuri urumva icya mbere cyari kimaze kuntera depression n'icya Sabin nacyo kitakiza nyine urumva ni ibintu byungikanyije uwo mugabo uvindimwe na sogokuru naramuhamagaye nawe natse nimero ze navuga ni ko ari we muntu rukumbi wenyine yego uzi ngo agakungu papa yari afitanye na mama ushobora kuba ngo ari nawe wabahuje yego nta kuntu wamfasha ukamenyera umuryango wo kwa papa ukampuza nawo arambwira ati ubu ndi ku Kibuye ariko ndarwaye nimara gukira nzaguhamagara unyoherereze itike njye kuhakwereka ariko icyo gihe ntabwo yahambwe ukuntu nahise numva ngize icyizere ko azajya kuhanyereka
mu byumweru 2 bishize mbona atarampamagara, ndavuga reka mbaze wa mugabo mubaze nimba yaranakize. Mpamagaye nimero yitabwa n'undi muntu arambira ngo yarapfuye. Uwo muntu urumva amurenganya? Ntabwo wowe namurenganya, ariko urumva nagize ako gakomere cy'uko umuntu uvinda imwe na sogokuru apfuye kandi yagombaga kumpuza no kwa papa wanjye. None ndavuga ati noneho mbuze amahitamo, nako mbuze aho nari napanze amahirwe, reka njye kwa Sabe. Urumva ngiyeyo mfite n'icyo gikomere, Sabe nawe ankoze ibyo. Sha birumvikana. Aho wari kuvuga ati ninjya n'ahandi nawe niko ari bungenze. Urumva ko gusa nuko ari ntamenya nyine wari kujya ku bandi. Hari abantu bumva bizeye bagutenguha ugahita ucika intege. Ariko niba numvishe neza uburyohe wanjye arakakubajije nonaha kugeza amagingo aya ntabwo uramenya umuryango wo kwa papa wawe. Ari byo nivugiraga bya bintu rero birirwa bashinza Sabe by'uko arobanura. Oya byo birumvikana, hano twabiha agaciro, ariko ibyo byo birazwi cyane ko arobanura. Kandi Sabe nimba uyu mwana waranze kumufasha warahemutse pe. Buri umuntu uko yaba asa kose niyo yaba rufite ubumuga niyaba ari agusabye ubufasha ati ndashaka kujya kureba ko nabona basa umuntu w'iwacu kandi n'abandi bose bibakorera. Usi uyu mwana w'umukobwa y'umufasha wari yarambabaje pe, yarambabaje. Buri wese agira icyo avuga muri comment udukurikiye ku by'uyu mwana uburyo yitabaje. Kandi urabona yari akiri muto, uburyo yitabaje Sabe uko yabivuze mwabyumvise. Ubu ni uruhare rwanyu kugira ngo mugire icyo mutubwira muri comment. Noneho mutoto wa Sultan cyangwa Suzanne, nyuma y'ibyo ngibyo tubwiye y'uburyo Sabe yakuriye sini kaguhemukira, ino minsi uri kubona ibirimo kumuvugwaho, ubu video burimo bucicikana. Nkawe Sabe yahemukiye mu buryo twagiye twumva, ese uri kubifata ute? Ibiri kumuvugwaho ni iki byose ubu video la uri kubifata gute nk'umuntu Sabe yahemukiye? Nk'umuntu Sabe yahemukiye kuri ubwo buryo, yego, ntago ndi bumurimire w'itaka pe. Sabe ntago ndi buze kumucira urubanza ngo biriya wakoze ni ibiki, kuko amena nk'umuntu biriya ni ibintu bisanzwe, navuga ko bisanzwe. Ahubwo wenda ni uko ufashwe, ariko sinzi ukuntu bajya baca umugani ngo ufashwe shari wanjye, nuko shari wanjye agiye gatoya ngo ufashwe, nari kwibuka ukuntu babivuga, ufashwe yiba, ufashwe nyine urumva niko ari we wafashwe. Kandi noneho akaba ari n'umusitari twese tumuzi. Ako biriya bintu abagabo benshi barabikora, ni ukuri tujya tuvugisha ukuri, abagabo benshi barabikora, nanjye nabikora kuko ndi umuntu. None se ubwo ari ngwino ndi kwishyira mu mwanya wa ngwino ndebe, yego, nanjye nabikora kuko mfite umubiri, sibyo? none nkongera nkishyira mu mwanya wa Sabe umuntu w'umugabo utitaye ko yaguhemukiye. Ibyo byose ntabyitayeho. Sabe ntabwo umugabo, ariko umugabo avuye mu utwatsi. Ariko nkurikije uko uvuze urimo urabihamya ko Sabe na ngwino baba barasambanye, nkurikije uburyo bivuze. Ngo nanjye nabikora, ngo ntago nabarimiraho iki, tubwizanyije ukuri. Iriya video ya mbere yo narabihakanye pe. Iri yari hasi ubona ko ababaye. Ndavuga nawe ko abantu ni n'abagome. Umuntu yababaye no kwiyegura ntago biri gukunda, sibyo? Noneho barimo baraza baramuvugira ngo kubera ko ngo ari kumwe na ngwino ndebe, ngo ni gihamya yuko bavuye gusambana. Mu by'ukuri ntawe bafashirimo, ukumva? Yes. Ngwenda ngo tubigire igihano. Ibyo rero rwose naramuvuganiye aho ngaho kuri video ya mbere. Ndavuga Sabe ntago yavuye gusambana, Sabe yasitaye kwibuye aragwa, uko twese twatsikira. Yego, uko ni nako kuri arakomereka nubwo ntari impari.
hanyuma rero umuntu wamutabaye mbere ni ngwino ndebe wenda ashobora kuba ari we yitabaje umugore watari hafi buri muntu wese agira umubesto ushobora gusanga ngwino ndebe ari umubesto ariko none wasoze video ya kabiri byakira ute rero n'abantu tubana mu magurupe twari dufite amadeba narababwiye tumva ndongera kuvuganira Sabe ngendeye kuri video ya kabiri umaze kuyibona aho uzu umuntu ugenda wububa gutya navuze ati rero ahangaha kata ya kabiri nsigaranye nuko biriya bintu nta muntu bitabaho ariko se kububa kuriya byaguha ko uhita umuhamiriza ko ucenche yabaye koko none se reka nk'abantu dufite ubwenge nk'umuntu uri mu gihugu gifite umutekano kiyobowe na perezida wacu rwose gifite umutekano mwese murabizi ari aba diaspora ari n'ababa mu Rwanda ku isi hose birazi hose igihugu cyacu gifite umutekano yego akububa kuriya utabonwe n'uhagaze oya ngo ububa ngo abonwa n'uhagaze ntago akububa kuriya udafite ikintu uri guhunga bigaragara ko hari ikintu yahungaga wenda hari abantu bamwirukansaga cyangwa ahunga ikindi kintu ariko abantu babishyize muri kadire y'ubusambanyi akoreka nkuba sinzi impamvu nyine reka mbwire hariya aho rwose sinzi impamvu ndi kwishyira ntabwo ndagura sibyo ntabwo ndi umupfumu sindagura ariko hari ahantu rwose narabibonye icyo Sabe yaravuye gukora kuko ukuntu yagiye ntago yirukankaga nk'umuntu ukurikiwe kandi mwarabibonye no muri video inyuma ya Sabe nta bantu bari kumwirukanka nimba yarahungaga koko hari abantu bamwirukankije twari kubabona muri iriya video basohoka nabo bari kwirukanka kuri Sabe ariko ntabo twabonye ni ikigaragaza rero yuko ahubwo yari yikanze ko bamufashe akagira arikanze ko bamufashe agasa n'uhunga kugira ngo ahunge kwa kumufata kwabo ariko jewe rero hari akantu yavuze yishyize mu mwanya wa Ngwino yishyira no mu mwanya wa Sabe none yishyire mu mwanya w'umugore we wa Sabe ubo ari nk'umugabo wawe ukabona ifoto asohotse akora ibintu nka biriya wabyifatamo gute reka nkubwire njyewe ndi umukristo sibyo Bibiliya iravuga ngo urukundo rwihanganira byose kuvuga ngo rukizera byose ukabyumva rukababarira byose iyo no buretse waje kutubwira ko uramubajije nizere ko ibyo ugiye kutubwira ari ukuri 100% ku murimo ngaho komera ahantu nashaka kubabarira Sabe abaye ari umugabo wanjye yego ahubwo bya bintu yakagombye kugukorera akabikorera yaha barayo hanze yego ariko biriya bintu abinkorera nkanyuru yego yarangiza akampana keya zose yego akakubakira nk'inzu nk'iri ya etaje yego akanahaha atari umuntu wese ufata amafaranga ngo yajyane hanze yego agahaha ubundi akagera navuga tumva genda usagurire n'amasoko ntabi oh my god ibintu bidashoboka abagore baraguye mu yandi magambo bishatse kuvuga ko urabona nturashaka nta mugabo ufite sibyo bivuze ngo uramukubonye umugabo akaguha keya zose umusatsi agakoresha style z'imyenda itandukanye buretse nyine akakubakira akakugaburira mbese buri kantu kose akakaguha inshingano akazinoza ariko uwo mugabo nkurikije uko tubwiye umuhaye uburenganzira ko yajya no mu bitsina byo hanze yego ndakumva gutanga ibintu no gutanga keya biratandukanye sibyo njyewe nyine ubu nta mugabo mfite ariko nigeze kumushaka ababizi barabizi wenda kugira uza muri komenti akavuga ngo turabizi ngo wowe nturubatse mu kigo cyangwa se ari wubatse hari ababizi reka mubwire umugabo
kandi urugo nari ndimo Imana rwari rufite byose uribuka za modoka z'insitari zabaga muri Nyamirambo umugabo wanjye wow z'amataxi akagira na V6 nahize bavuze ngo V8 yari itaraza V8 oya na V6 beraramuzi ntabwo nikubeshya reka mubwize ukuri nta kintu atamaga imitungo rwose mvuze ngo hari ikintu yanyuma nabambeshya oya njye nakubaje twavuze ngo reka kukubwira ntago ari iz'ibintu yego uravuga izo mu buriri muri make oya no mu kuganira kuba hafi mu biganiro yego njye namaze kumushona papa buryohe ari niwe namenye mbere ariko nakumenye utaramenya kubera iki kwako mama buryohe papa buryohe yes akaguhamagara buryohe wanje uryohera buri munsi twaga turi arambu kujya wanakoreraga ndabizi akavuga ngo buryohe wanje ngo uryohera buri munsi utwo tugambo rero ubundi ngo urupfu rw'umugore ruba mu mugore noneho kugira ngo wumve ikibazo neza se wacicitse akabanza karangiza yamaze kuvuga si warangije ntago ararangiza icyo umurangiza vuba ngaho urangiza ndakumva ntabwo kuba wakubakira umugore etaje yego no kuba wamuhahira za mayoneze n'ibiki byose ukuzuza muri firigo yego ntabwo ibyo bintu bigaragaza ko uri umugore wawe warangije ibintu byose ugomba kubikora sibyo yego no mu buriri ugapafominga neza ariko ugahora unamuryoshya yego rata ukamubwira uti dore umugore wanjye mwiza n'ibiki ngo rata nk'uko abibwira abandi kuri kamera ariko uzi yarimo ataka abandi bagore kuri kamera n'umugore aba ufite amaguru meza akavuga ati madamu niba wambaye neza madamu wambaye neza nkunda ukuntu rero wowe nurangiza umbwire gusa utwo tugambo twongere kuri bya bikorwa bindi twavuga yego rata ariko ibintu byo kwivugishwa ngo nahaje nubatataje naguze imodoka noneho rero tugaruke kuri ka kandi waretse akamubaza akabazo nyuma ko arangije biri tugaruke kuri ka kandi ni ukuvuga ngo Sabe abuhagije ibyo byose utubwiye uko ubyifuza ukamubona acengera kuriya wamubabarira uri umugore we urebye uhise umbariza icyo kibazo ubwo nari ngiye kumubaza nti icyo twashwanira nuko atabinkorera mu rugo rwawe mu rugo iwanjye akagenda nka kuriya hirya reka mubwize ukuri reka nanababwira ikintu cyatumye nsenya usenya umwanya nibwo ngiye kukivuga muri kamera yego n'ubundi no mu nshuti zanjye ntawe ubizi bera nawe agiye kubyumvira hano bera mbare ko inshuti yawe iri hano uhita ubyumviraho uzamubikira ibanga ikintu cyambabaje kigatuma mva mu rugo rurimo ibyo bintu byose yego umugabo wanjye yafashe nimero y'umukobwa bateretana yego yandikaho nde yanjye nazirira icyo cyatuma umuntu asenya karakubabaza ngenda ndumva ikintu cyatuma udasenya kuki ahaye keya uwo hanze ntayihe umugore we wanamubyariye uburyo ndi kumva Suzana ntakunda ibintu akunda keya kandi koko keya na bya bintu nubizana sindi bubyambi sibyo ariko banza ariko sheri utarenganyije na Suzana twebwe keya si utugejeje aha tugeze uko niko kuri none si ubwo urumva bamutera ibuye muri make ubwo bishatse kuvuga ko umugabo uzagushaka azaze yibitseho ikintu cyitwa keya zirifuru kuruta ibintu ariko uhise uragisubiza ariko naramuka nazizanye akaziguhata n'ibikorwa akabikora nashaka ajya afata awuceshe hanze urumva ko ni ibintu biba muri bo ni ibintu biba mu bagabo ahantu wabihungira ntabwo wabibakura
bivangamo ese ko ariko Imana yabaremye. aha okay ni ukuvuga ngo rero ninde wa mugabo washatse abagore Samusoni muri Bibiliya, muri Bibiliya Dawudi, Salomo yashatse ngo abagore 1,000 ngaho bazira umugore 1,000 ariko se ubwo bose niko yabakoreraga uncence buriya. noneho tutararenga ubwo twumvishe yuko agukorera ibyo byose wamababarira noneho atabigukorera ushaya atandatishije aho mbafitiye kuko ibintu nanjye nzi ko byishakira byishakiraga ko hari abagore se bumva batavirire ahantu nka hariya bakavuga ati reka twihambire bizaca uko byagaciye. Ni amahitamo ye nyine. Ubwo bishatse kuvuga ngo umugore wa Sabe rwose natuze nk'uko bitubwiye nta muci yarazimo nanjye ndabihamya yego yabivuze ari uko ari mu bibazo cyari cyo gihe kandi umugabo kuki yabivuze ari uko umugore abanje kwandika umugore niwe wabanje kwandika ariko yari asanzwe anabimubwira hari ahantu yavuze ngo niwe mugore mwiza ku isi ariko mwifuriza isabukuru yego rata Sabe kuki ari we mugore mwiza ku isi warangiza ukajya kumuca inyuma ujya muri go byori ibyo byago byori koko none se kubera iki kandi nta n'uwamufasha ibibazo byose sibyo ari gucamo ngwino ndebe bandi yari ari kubicamo kuko atabibwiye ngwino ndebe wamugana yes nyine ni ukwishwarura kuko yumva ntabwo ari ukwishwarura akunda umugore we nimba yarakundaga ngwino ndebe kuko atari we yabibwiye nimba ataramukundaga yamujyanaga he kuki yemera ko amusenyera urugo reka mubwire uzi ko njyewe wenda ni urugero ntabwo bivuze ngo wenda byaba ariko ka video kambwima mbere avuga ngo ntabwo ari Sabe ngo umugabo ngashaka kugira gutya ariko ntabwo ari Sabe ndakazi ndakibutse ya none papa buryo ngiye nawe dushaka kujya kwihengekana oya witangura urugero ku mugabo natarutange rutange oya shaka irindi zina ni urugero bagera hariya akatsoma akambwira ukuntu ari njye mugore uryoshye ku isi yego noneho wamuhamagara ariko njye namuhamagara ari hano ahita akira turakuzi ni urugero ariko ntabwo mvuze ngo arabikora humura ariko urumva ko mba mpaye agaciro my wife none se uko si nkaho mboneye no kubwira n'abagore ntaguciye mu ijambo yego abagore mwese mucibwa inyuma uko abagabo banyu good babaha respect iyo bageze imbere y'abari abagore babasaye cyangwa ko toyi ni ukuvuga ngo rero ukuntu Suzana numva byanzuye ni ukuvuga ngo ahaye uburenganzira abagabo ngo bajye bagenda bisambanire icyo bapfa nuko bagaruka ku bagore babo babikora n'ingihe bahaye uburenganzira baravuga ngo Sabe n'ingihe amuhaye uburenganzira we niyo ariko se Sabe n'ubu ndacyabihamye Sabe ndamufasha asambana ubundi muri go byori nakubwire ntabwo mbizi nimba yarasambanya cyangwa nimba atarasambanya nibimuvugwaho gusa nimba yaranabikoze ntabuye muteye okay ngaho gira ijambo ubwira Sabe aho ari aryamye afite ziramvune yatewe no kugwa hasi n'icyo wamubwira nk'umuntu waguhemukiye ariko akaba ari mu gahinda nawe ababaye n'icyo wamubwira ibikomere yanteye arashize niyo wabona twisanzura kuri kamera amen hanyuma nakomere n'ukuri Imana niyo mukiza imufasha amen kandi ikindi nimba biriya bintu atari ukwiyerurutsa yego rwose rero bakunzi ba Buryohe TV mu gusoza nta kiganiro kiba kuri Buryohe TV kidafite isomo kidafite ubujyanama dore isomo riri muri iki kiganiro mugomba kuvanamo buri wese agashyira mu bwonko bwe uyu mukobwa mureba imbere yanyu mwumvisha uburyo Sabe yamuhemukiye
benshi mwari mwiteze ko biriya bintu byabaye kuri Sabe, uyu mukobwa cyangwa uyu mumerfiye ari buze kumurimiraho itaka bitewe n'ibyo Sabe yamukoreye, ariko mubonye uburyo amuhumurije, mbese uburyo amubaye hafi mu byo amaze kuvuga byose. Isomo ririmo hano rero ni irihe: kutihimura. Kutihimura ngo nuko uyu muntu yampemukiye, kariho turi gusoza, ngo nuko uyu muntu yampemukiye ngo reka nanjye murimireho itaka. Rero murabona ko kuri isi hakiriho abantu beza, hatarimo ngo uyu muntu yarampemukiye ngo nanjye ngo ubwo ahuye n'ibi bibazo ngo nanjye reka murimireho itaka. Namwe rero mwigireho kuri uyu mutoto wa Sultani cyangwa kuri Suzana, mugire imitima myiza ibabarira uwaguhemukiye, kabone n'ubwo wa muntu yaba ari mu kaga nk'ako Sabe arimo. hari agatabo kigeze kumfasha, umugabo witwa Ricky Warren, karavuga ngo inzika yego ikubabaza cyane kurenza uwaguhemukiye. kweri Umuntu waguhemukiye ngo ashobora kuba atanabyibuka, atanibuka rwose, ariko wowe ugakomeza muri ubwo buribwe bwawe, yanzika karamenukiye nyine birakwangiza. Wenda no mu bintu ntavuze, ntabwo wenda food supplement arizo zatuma udasaza cyane, no kuzana iminkanyari nabyo bishobora guterwa n'ikintu, izo nzika ubabaye, ya ufite stress, abantu ngo barampemukiye karamemukiye, ushobora no gusanga we kuri we atanabizi, atanabyibuka, atanumva ko yampemukiye rwose. Ubwo rero isomo wa mugani wawe nk'uko wari uri kuvuga nari ndi kukunganira, isomo ntabwo bivuze ngo umuntu nagukorera akantu kamwe murimire witaka rwose. ari mu bibazo. Ubwo rero hava isomo rero ku bantu baba barahemukiwe ko batagomba kwitura iyo nabi yagiriwe. Mu gusoza rero ongera uvuge nimero zawe, mbereka izi product zawe. Dusubire kugira ama ku badamu n'akantu waba urwaye waba utarwaye, akaga kofi waba ufite ububobere waba utabufite, agakeneye iwawe mu rugo madamu, abagabo bakubwira abadamu babo mutange keya zake nandi kwabe uziko umudamu ushaka kumushyira kano gakofi konyine bigatuma kubabarira ibyaha. Amena. Wa gatatu na ya mavitamini, zino vitamini rero Spirulina mugende mujye kuri YouTube cyangwa se kuri Google mubugarinde mushyiremo Spirulina, barababwira akamaro ka Spirulina. Harimo intungamubiri ziva mu mboga, imbuto. Uwa kane twihuse, uyu nguyu umwamikazi w'abagore namuvuze, amen, warwara ibibyimba byo mu nda cyangwa cyarabazengereje, wagakoresha kakagufasha. uwa gatanu rero kugenda navuze ku bagabo ndabakunda mana, amen. iyi ni package rero y'abagabo. Umugabo ufite ikibazo cyo gutera akabariro agatege karanze n'ugakundana ukabije rwose, iyi package yabafasha gukemura ibibazo rwose cyane. Ingabire Suzana, nimero 078 667 yego. 78. Bakunzi ba Buryohe TV rero akaryoshye ngatinda mwitama, naho kuri episode ikurikira. Hasta la vista, aleluya, amena. Amen.